Cheetah Magic. Twararyamanye of course ariko ntabwo yanteye inda. Narayimubeshyeye kugira ngo ajyemo amafaranga. Mama rero wabwiye mama wawe ko waryamanye n'umusore ngo Ako mama nabyaze. Ako twararyamanye pe. Ariko muri filime ngiye nabonaga Cheetah ameze nka ariko uyu mwana aracyari umunyarwandakazi. Aha Yambikubwira. uyu mwana yaboshye ibirago ndumva bimaze kuba 100 ngahe yaraboshye acimye yagakubura urugo rw'iwabo rugasa neza mbese ugasanga hakuzi ko we yarayicuma neza nuko agakubura urugo rw'iwabo akuhira indabo none se ko munsetse aje kuri guseka nese ko munsetse mvuze ntabwo uzi ko ari defo imye yisumbana ntabwo ikubura neza igenda isiga imyanda inyuma ajya kurera umwana nturumva rero ko biragoye nk'uyu rwose ajye yitonda areke kumanuka Zimbabwe nakazi kiwe Iryo jambo akunda kuri yimbwira. Umva buri gihe. ariko buri kintu Cheetah Magic. reka mbifurize ibihe byiza kandi mbahe ikaze mwebwe mukurikiye Cheetah Magic TV muri ingeri zinyuranye muri benshi badukurikira umunsi ku munsi mbifurije intangiriro nziza y'iki cyumweru twatangiye niba weekend itaragenze neza ihangane ibitaragenze neza uzabikosore muri cyumweru dutangiye ndetse usabe n'Imana mu isengesho kugira ngo ibyo wifuza bizagende neza cyane nizere ko rero mumerewe neza mwebwe mukurikiye Cheetah Magic TV twicaye kuri Sheba Hotel mu Kiyovu Mama Nick mwamubonye nicyo kiganiro cya mbere muri 2022 kuri Cheetah Magic TV ndetse no mu buzima bwe uyu mwaka kuva utangiye nta muntu ndakorana nawe ikiganiro ubundi rero uyu mwana ntabiciye ku ruhande n'umwana wanjye kandi mwifuriza ibyiza kandi mwifuriza gutera intambwe akazagera aho tugeze kuko aho tugeze nyine tumaze gukura nawe agakura biranshimishije gukorana nawe ikiganiro rero murakoze cyane umeze neza mama shandaho ndi muzima dutangiye ikiganiro ariko utari wenyine ndi kumwe n'umukobwa wanjye hano barabireba usibye Cheetah unyuzamo akatuderanja ka telefone igasona ariko ubundi ndi kumwe n'umukobwa wanjye hano murabireba ko dusa abakobwa bose bo kwa Maniki baba ari beza cyane murabireba ko dusa ariko yehe bizu ya nyayo ko ari mama aha ngaha atansiga ibi bintu bye mama imyambarire y'abakobwa muri iki gihe uyibona gute hari ikintu ugiye kuduha igisobanuro Aisha arabyanga oya hari aho bigera umubyeyi akagira ibanga ndabiguhishe ariko urabona ko yambaye neza ari kwishe yari yaje yambaye ntabwo yari kunyicara uruhande nari kumukubita igipfunsi kimwe iyo wibeshye nabikora maraga yaje atifubitse ariko uramurebye uvuga uti mu bushake nyine umunwa reka nkubwire Cheetah umunwa wandiye arabibona kandi arabizi ko mpita nkubita twe twabonaga atambaye nabi oshe ntagende nawe yaramaze kutubwira ko ataragwa mbese reka nongere ndebe ahako ushatse wanabivanaho da noneho ndabyemeye nyine ndabyemeye baranavuga mu kinyarwanda ngo itagaragaje umusa ntibona umusengerezi mwana wanjye garagaza umusa wawe wibonera umusengerezi ntabashobora none tubigire gute mama ntabwo umuzi wowe ayataza kunkubitira inyuma ya namwe ikinyarwanda cyakize ikinyarwanda nta nubwo nkizi ntabwo wumvishe umusa ntabwo uzi uwo ari wo umusa umusengerezi se byo ntabyo uzi umusengerezi nawe ntawe uzi umusengerezi ni ariko ko kambwire yaba we Cheetah uzi ikintu kimbabaza nuko mbona turenga tudafite abahinguka ubwo nawe umva icyo kinyarwanda turarenga tudafite abahinduka n'uwukemura ntazi uwo ari we ntazi n'umusengerezi ubu ngubu turavaye turajyayo mwese mwavuze mu kinyarwanda kandi aricyo kinyarwanda neza aricyo kinyarwanda cyuzuye okay bisobanura iki
nese wumvishe tuvuga ikigande cyangwa ikirundi cyangwa wenda n'uwavuga ikirundi wapfa kumva da kuko burya nabavukanye tumeze nk'impanga ubwo se turi abakongomani turi abanyakenya umusengerezi na n'ubu ntabyo gashahurwe bahotse none mama ni musubiriremo musobanurire warumubwiye ngo amurike nari mubwiye noneho wagakuraho dada gakureho nta kibazo gazana nkagufasha ahubwo nifubike ari ngiye mukecuru ewe yagakureho nta kibazo arakonje ma wowe nta reka mbemeze gutya nta ariko ibi ni ubu hakonje gute arakonje nuko ubu urakindikiza ndaba meze gutya urimo gukindikiza arakonje rwose nakuramo uri umwinjira urakindikiza guma wanditse kuko none se wagakuyeho ukagashyira habasi ko yarakonje ndaguma gutya noneho ifubika ibi bintu byawe ngaho kuraho uramarwa n'umusengerezi rero ko mutansobanuriye ntabyo nkubwiye uzabanza ubibaririze ubimenye kumenya iby'umusa n'umusengerezi umusa n'umusengerezi nta kibazo ndabaza ushake ubibaza ariko nta nubwo ari bibi uwo mugani ni mwiza wagira ngo se ni ibintu bibi ni ibintu byiza reka ego mana none se utigaragaje wabona abakugura bati kangiye vaho gira vuba ahubwo bakugure kuma reka twitangire 2020 dutwika na kabiri hareke hashye ubu nibwo abantu bari kureba ikiganiro baza kugira ibihe byiza twagiye ariko uyu mukobwa ni mwiza kwera umeze neza Aisha ariko rero buriya uzarebe mu mafilime nkina ibisigaye ndabiguhisha mama tugiye gutwika hashye hareke hashye Rije ngije ni inkingi ariko mana reka nkubwire ubu ngubu hari igihe njya mbona ariko uzi ko kwiriranwa n'abana utabyaye ari ni byiza ariko ni na bibi ntago bamenya amagambo bagomba kuvuga uhari ntibagomba kumenya ikinyarwanda bagomba gukoresha uhari cyangwa udahari ntibagomba kumenya mbese nta nubwo bamenya kuri mukuru bahora babona mungana nk'uyu nguyu akamfata ku rutugu ati mama si byiza se oya ndabikunda oya rwose urubyiruko ndarukunda igituma ndukunda nuko ejo aribo bazadusimbura bakicara bakagena igikwiye cy'u Rwanda nk'icyo tugena hanyuma tubwire rero uyu mubyeyi umufata gute uyu nguyu nta gisobanuro wabona cyo kumuvuga birenze kuba ari umubyeyi nyine ni n'inshuti inama ziwe wamugani kubona umubyeyi atarakubyaye mu maraso ariko mu buzima busanzwe akaba ni mama wawe gusa wavuga iki n'Imana n'imigisha ikintu mukundira nyine iyo ari kumwe natwe aba ari mutoya ntago aba ari mama shamba nabaye inkumi abakanda gatoya uramureba ukavuga se none mama ibintu ari kuganira ngo hareke hashye nkavuga ngo iki gakoma hareke hagire hati ngo hashye ahubwo reka nkubwire n'akandi utaruzi twimanukire ugahumva se bamusobanura ngo iki ni inshuti nziza n'umubyeyi mva mbese ariko hari n'akantu njya mbaganiriza nkababwira nti mwakwirirwa mwitsiritana n'abahungu mwagira muti umenye ko ushobora kureba imirari umuhungu akakwiba umugono ariko nkabwira n'umuhungu nkamubwira nti uzibeshye inde zirahenda ntireka uzabona akazi ahantu k'ibihumbi 100 cyangwa 200 ikizakwereka ko warebye imirari nuko bazajya bayapasuramo bakahereza wa wundi akajya kurera umwana ntuburumva rero ko biragoye nk'uyu rwose ajya yitonda areke kumanuka Zimbabwe nakazi kiwe iryo jambo akunda kuriyimbwira umva buri gihe ariko buri kintu umubyeyi aba akubwira kenshi nuko ababona ushobora gutana kandi n'ikimpanuro z'ababyeyi ziba zimaze ariko uyu mwana aracyari umunyarwandakazi aha yambikubwira uyu mwana reka mubwire ntabwo wakwiriranwa n'umwana umunsi umwe icyumweru ukwezi mukazamarana amezi 6 mukunda kubonana ngo ubure kutamumenya uyu mwana aracyari umunyarwandakazi ikindi mukundira
ubona areba ejo hazaza he, ubona areba ejo hazaza he, uba wumva ibintu byo kwiga cyane ashyizeho umwete, narabimukundiye cyane. Ubwo abandi babakopeza bakabaha akarungunya, we nta birimo. urakoze mubonye mu kanya ari kwifotoreza mu turabo ukuntu byari bimeze cyane. Umva yabaye akana gato hano. akunda indabo kubi, akunda indabo cyane mama. Uzi igituma nkunda indabo? Ubundi utagira urukundo nta nubwo wakunda ururabo. Akenshi ahantu uzasanga indabo uzasanga umuntu waziteye nyine agira urukundo. Nabonye no ni wowe ubwawe wibagarira indabo izashaje ukazisimbuza inzima no kuhira byose nabonye ubyikorera. Nduhira ntayabuse ese wari uzi ko hari abantu bagira umugongo mubi, ashobora kukugira mu ndabo akiha kujya kuzuhira no kuzibagarira, zimwe akazikandagira kuzikandagira gusa yasize saziheneye. Mama Nick ntasanzwe, ni umubyeyi ukomeye cyane hano muri sinema nyarwanda. Umubyeyi benshi bakundira ubupfura, bakundira ububyeyi. Buriya hari igihe umuntu aba umubyeyi mu myaka gusa cyangwa mu gihagararo, ariko uyu ni umubyeyi wa buri wese. Niyo mpamvu usanga abakobwa nk'aba ngaba bamwisangaho barahuriye muri sinema gusa, ari abana bahuriye muri filime, ariko ni umubyeyi wa bose, ni umubyeyi wa bose muri sinema. Ndetse n'umwaka ushize nabwo abakunzi ba sinema barabimweretse, ni ibihembo byinshi yegukanye muri 2020 nabwo byari byagenze uko. Umubyeyi rero hano muri sinema ukomeye cyane, benshi mu muzi muri City Made, akora byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu yateguye na gahunda yitwa Nguhanure, anyuzamo inama zo guhanura abakiri bato ndetse n'ababyeyi kubahanura mu bijyanye no kurera. Buriya n'abakuru hari igihe umuntu agira n'ujya guhengama no kujya gutana, ko buri teka nta muntu uhora agororotse. Icy'ingenzi ni ukugira amahirwe yo kubona umuntu wabona uhengama akakubwiza ukuri akabikubwira. Ni uwo nguwo rero. Uyu mubyeyi yashinze chaîne yitwa Nguhanure TV, ajya atambutsaho impanuro, ibitekerezo bye kubikwiriye guhinduka muri sosiyete. Ni naho anyuza ubufasha aha urubyiruko. Ngira ngo ubushize mwigeze kubona ikiganiro twakoze ari kumwe n'umwe mu bana afasha mu bya sinema, bashaka kuko talents zabo zigaragara, nayo mujye muyikurikira. Mukurikire na City Made. Ariko muri iki gihe ari gukina filime yitwa Bigaruka series, niyo ahuriramo n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa Aisha cyangwa se Inkindi officiel akina ari umukobwa we, akina yitwa Zuena, hanyuma Mama Nick akinamo yitwa Mama Zuena. Niyo mpamvu twabahuje mu kiganiro. Bafitanye rero utuntu twinshi, niyo mpamvu mwabonye bisanzurana. Kandi Mama Nick ati yamaze kumenya uyu mukobwa uko ateye, mpamvu akunda kumugira inama amubwira ati iki kintu ujye ukitondera. Aisha umeze neza ariko? Meze neza cyane. Umubyeyi arakunda kukugira inama kenshi. Ni gute mwahuriye muri sinema noneho ni umubyeyi mwahuye gute? Bwa mbere nyine duhura uramureba ukavuga uriya nyine ugomba kumwubaha ukanamutinyamo kubera ari ubwa mbere wamubonye, bitewe n'ukuntu ujya umureba ahantu ari gukina. Ni ubwa mbere twari duhuriye muri Bigaruka, ndamubona mva ngo bampaye ngo noneho ngo ni mama wanjye. Ndavuga wow, ndambwira director ati ni wowe wanjye rwose. Abantu tunakinana muri Bigaruka bateye comment byatari, bararakara kuki wamuhaye Zuena, kuki bava. Director arabizi, mama bakunzanira baraburanye Zuena mwamuhaye umubyeyi. Ariko cyo kora bakumpaye ngo ubu umwana wanjye byaranejeje. Ndavuga nta puciri nta kamarayika dishi, kano kana ni keza. Ntabwo uzi mama, bwa mbere tubonana rero yaraje asanga nteruye akabebe ko muri urwo rugo twari turi gukiniramo. Ahita avuga ngo wakoshye mana, nyine yumva nyine agize amazi ukuntu abyaye ndi mutoya, mbona ari umwana. Ahita avuga ngo ariko ngumva ngo uzakura, ngo umwana azakura, ngo nawe umere neza. Nyine atangira kubimanura nkaseka mu mutima, ariko se uyu mubyeyi ni nabwo arakina.
arangije baramubwira ngo ntabwo ari uyu batavuga ngo uyu uragize ngo ni uwawe. ariko cyo kora Chita icyatumaga mubyinirira urabona ubu ngubu ubwo yarakuze hangira ngo haciye umwaka yarakuze se cyangwa ntunageraho ariko umwana ugikura amezi 6 aba yakuze byagaragaye. Nkimubona musanze muri urwo rugo afite umwana w'urwo rugo naravuze ntayiwe ntubunyabusa baragahohote ntubunyabusa bagategeye mu nzira ku gihuru cya hehe nuko baragahemukiye kakaba karamanutse ku nuko ariko nanone ku rundi ruhande ntangira kuvuga nti ngize ntiyakuriwe kubera ko hari abakobwa babavanamo kandi buriya uvanyemo umwana wawe ni wowe igihombo kijyaho kuruta wa muhungu kuko n'ubundi umuhungu aba yaramaze kugaragaza ko atari kumwe nawe ariko ni inyungu wa mwana murere akure ejo n'ejo bundi niwe uzatuma amazi kiya gihe nawe umaze kugira imbaraga cyangwa wenda muri hafi no kungana nta kibazo ariko uba ufite murumuna wawe ukomeye cyane ariko buriya iyo wavanyemo inda ahubwo burakika indi kinjira ntago umuntu yibuka ibyamubabaje nta nubwo yibuka ibyamubayeho ariko iyo ubwabyo n'ubwicanyi nkunganiye kandi ubwabyo n'ubwicanyi Imana irakugaya n'abakuzi bazi ko wabikoze bakakugaya bata uriya ntiyayivanyemo ejo bundi azabagira indi rero umukobwa gukuramo inda kandi mu buryo bw'imyororokere ashobora no kuyikuramo bukari ubwa nyuma wenda yarasabye cyane hari benshi ashobora kuyivanamo uyimuvanyemo akamwangiza yamwangiza ntazongere kugira inda asama bikanga yamara kubona umugabo bikanga ariko rero ntago nashyigikira abantu kujya bitwara uko biboneye cyangwa ngo bashukwe cyangwa ngo bigende gute kundi ngo umuntu abyara ariko kubyara ni umugisha abantu benshi batari basobanukirwa ubwo rero niyo mpamvu navuga ngo niba uyitwise ukagira inda umuhungu yakwihakana atakwihakana uzabaho byanze bikunze bakobwa mukurikiye Chita Magic murabizi neza ko uwo bagutera inda umuhungu akakwihakana uzabaho umwana wawe azabaho kandi azakura kandi azaba icyo utazi na wa muhungu wagutenda ntabwo azamenya ngo uwa mwana wawe azaba iki n'iki Imana niyo ikizi rero murerere icyo Imana yamuguhereye nka rya zina ry'umunyarwanda hari umunyarwanda witwa nzamurerera icyo Imana yamuguhereye murere kubera ko Imana yamuguhaye ni nayo n'ubundi itanga urubyaro ayisha ava kuri telefone ntabwo ndi kuri telefone ikuriho oya yishyira aha ntabwo imeneka nta kintu yaba nanone isonnye byaba ari bibi hashobora kwangirika ntabwo igisona rero cyangwa harangiritse n'ubu oya iyo namuhakanira muzi ko nakoze umunwa wo kuvuga ibintu muzi ko nakoze umunwa wo kuvuga ibintu ariko uyu mwana we aracyari umunyarwandakazi nicyo nakubwiye ejo bundi twigeze kugirana ikiganiro cya mbere twagiranye cyarebwe n'abantu barenga 110 mu gihe cy'ukwezi kumwe ariko uvuga uburyo abasore bamutoteza mu rukundo ariko bashaka kuryamana nawe kurusha kumwitaho ariko ubundi ugira ngo mwana wa nta muntu nkawe wakwitaho Imana yonyine gera Imana izaguha byose izagushyirira ku murongo byose uzigurangiza uzabona akazi keza utagakesha kubera ko washyize akaguru hariya uzabona akazi keza kandi abikubwiye none se mama ko abasore bamutesha umutwe ubwo bizarangira gute akina filime kwa Nyakso no muri bigaruka n'ahandi abasore bakamutesha umutwe kubera ari umustar ajya bihorera ujye ubihorera none ubwo ibyo gukundana azabivemo burundu igihe nikigera azakundane n'uwo bazarushingana ariko ibintu byandasogongeye hariya barasogongeye guse nukuri nibyo ndabeshya mwana ubwo uwo muntu agukunze ibikira ntacyo
arashaka se kuguha amavuta ntubyikorera iwanyu se niba biguha bagushyize mu ishuri se badashoboye no kukurira ntabwo bishoboka kandi uyu nguyu kaminuza ari kuyisoza none arimo kuyisoza defense ahubwo ahubwo tuzamutahira ibirori ari gusoza kaminuza kandi urabona ko akiri umwana ariko ni n'umwana mwiza ariko ababishoboye tujye tuba hafi y'abana bangana gutya urabona aracyari muto kumuba hafi ukamubwira ijambo buriya icyo nkundira umwana ijambo umubwiye ntabwo aryibagirwa cyane cyane nka Aisha uyu nguyu bitarangirika nk'uko bitarangirika ijambo umubwiye araribika pe akaribika nk'ubu ijambo namubwiye tukibonana bwa mbere aracyabyibuka cyane aracyanibuka ko wamubujije ku kandi koko n'ingaruka yarazikubwiye hanyuma rero muri bigaruka series mama Zuena na Zuena ni abantu bahuriye kuki donc mama Nick na Aisha ni bantu ki muri bigaruka series muri bigaruka series nkina navuga ngo ndi kiryabarezi cya kindi banagamije ndi kiryabarezi bandi inshuti n'umuntu afite boyfriend no boyfriend nkazamuca inyuma nyine boyfriend we nyine nkamurya amafaranga nkamubeshya ngo yanteye inda urumva mama rero mu rwego azamo we kugira ngo ngashyigikire araza nyine nkamubwira mama reba rwose ukuntu tubayeho tugomba gushaka amafaranga tugomba kubona amafaranga nkajya mbeshya uriya musore ko yanteye inda twararyamanye of course ariko ntabwo yanteye inda narayimubeshyeye kugira ngo ajyemo amafaranga mama rero wabwiye mama wawe ko waryamanye n'umusore ngo ntabwo namubwiye ko naryamanye n'umusore mama yaraje asanga ndatwite avuye mu mahanga yari agiye gusura abantu nyine asanga ndatwite byarabaye kugira gute kuryamana n'uwo musore ariko mama nabyaze ariko twararyamanye pe ariko muri filime njye nabonaga Chita ameze nka nabonaga kuri Claudia kumenya niba koko byarabaye yego muri filime sorry ma urumva ni muri filime mama rero araza agasanga ndatwite akavuga se Zwe nagiye mu mahanga nawe winjiza abagabo bagutera inda nkamubwira mama ntago ntwite pe mba ndi kubeshya umuntu akatavuga ati kubera icyo ubeshya umuntu nyine akantuka akanonganya kubera icyo ushaka guhemukira umuntu nkamusanga nkamubwira mama reba buno buzima dukeneye amafaranga mama rero akaza kubyumva ko kuko tuyakeneye akanshyigikira iyo nda rwose ijya uyigendana pe mba ndi proud yayo akanayinyambika mama reka tubihuze n'ubuzima rero busanzwe ko buramukina filime kugira ngo itwigisha dukuremo amasomo abakiri bato ndetse n'ababyeyi babonereho ingaruka z'amakosa bakora cyangwa z'ubuzima bakora hari ababyeyi rero bahishira ibintu nk'ibyo ngibyo we n'umukobwa akamera nk'ucuruza umukobwa wera dukora amakosa ya naya bivamo kurya bivamo iki byose batitaye ku ngaruka ubifata gute muri iyi sosiyete rero ibyo mukina muri bigaruka series ibyo dukina muri bigaruka ni inyigisho ku bantu b'abagabo benshi ari byo akenshi ntabwo bikunze kubaho ku basore b'abakene nta nubwo bikunze kubaho ku bagabo b'abakene biba kuri ba bagabo bafite ingo yumva atinya ko iryabanga rizasohoka rikajya hanze noneho rero umukobwa akamubwira ati wanteye inda nutampa amafaranga ya nayo nzabibwira umugore wawe bizamugeraho byanze bikunze wa mugabo rero agatinya akavuga ati nintakora ibyo yasaba byanze bikunze umugore wanjye bizamugeraho usange bisenya urugo ubu rero bigaruka iriya seri ya bigaruka irimo inyigisho nyinshi hari abantu benshi bagwa muri uwo mutego hanyuma agahora atanga amafaranga hantu azi ngo ararera umwana we uzahavuka ariko cyane cyane ntabwo ayatanga byo kuvuga ngo ararera umwana ahubwo aranga ibanga rizasohoka ngo rikajya hanze umugore we akabimenya urugo rugasenyuka agahora muri ibyo yagira amahirwe Imana ikazamuhishurira yagira umwaku
umukobwa akaba yanamubwira ko yayivanyemo ubwo nabyo akajya ku ruhayayo rwo kondora wa muntu kandi nta nda yigeze avanamo bambivamo. Abo bakobwa rero mama ni iki dukwiriye kubigiraho? Umukobwa wicuruza mu bagabo azi neza ko bafite ingo ariko rimwe na rimwe ari ubucuruzi bwa fake, ari ukumubeshya inda idahari, ati ndabibwira umugore wawe ndabigenza gutya na gutya. Ibyo byo bifata gute abakobwa muri iki gihe bimeze gutyo? Ibyo ngibyo ndabigaya kuko ndabwira cyane cyane we mukobwa ujye ubikora, nawe mugabo ujye ubikora ukumva ko mu rugo rwawe abantu mu rugo rwawe batazabimenya. Ndakubwira ko wibeshya, baca umugani mu kinyarwanda ngo akarenza umunwa karushya hamagara, kandi ikintu kirenze umwe kijya ahagaragara byanze bikunze. Inshuti, umuntu agira inshuti akayibwira indi nshuti nayo ikazabwira indi nshuti ye. Ibi rero ni ibintu byo kwitondera, kandi nabwira urwo rubyiruko rwiyangiza gutyo ko atari byiza, nyamara akuye amaboko mu mufuka agakora, ya mafaranga wa mugabo amuha nawe yayiha. Kandi buri ikintu wihaye kiraryoha kikakumara inzara n'inyota kurenza icyo uhawe. Nibyo bikubiye mu masomo ari muri filime yitwa Bigaruka series. Ni filime ya seri itambuka kuri YouTube, turaza kubaha link ku buryo mushobora kujya kuyireba. Ica no kuri Flash TV. Ica no kuri Flash TV kwa kangahe? Dimanche. Buri cyumweru. Sangahe? Sardini sangahera. Saa 11 n'igice. Ibintu byihariye turabibaza direct. Ego. Saa 11 ariko. Ndagira ngo mbabwire ko rero niba wifuza gusapotinga iyi filime, nabonye irimo n'abandi bakinnyi bashya muri sinema nyarwanda, genda uyirebe. Ukigerayo ukimara kureba link ushobora guhinguka kuri episode nk'iya 17 10 kangahe, ariko ibyiza hera kuri trailer. Banza urebe incamake za filime none uhere kuri episode ya mbere imwe urebe, unakore subscribe kugira ngo nibasohora inshyashya itazajya gucika. Ni filime isaba ko wicara ukareba, pane byo kureba ngo uri kwihutisha ngo cara hamwe ushyiremo filime uyirebe. Harya iyo umuntu areba yihutisha babyita guhirika. No guhirika ngureka rero ngo ibiri imbere. Kandi ibiri inyuma ibyo wasize nibyo byiza, nibyo biguha kureba bya bindi ushaka kureba. Ni filime isaba ko wicara ukitegereza buri kimwe kugira ngo wumve amasomo, urebe abakinnyi ibyo bakina, ndetse ujye no muri comments ugira icyo ubabwira. Niba ukeneye no kubasapotinga nawe babwiye uti nabonye bimeze gutya na gutya, mukomerezaho cyangwa nabashyigikira. Mujye rero kuri YouTube channel yabo mukore subscribe, link iri hano hasi ku nkweto za Aisha, murebe hasi. Niyo comment ya mbere, ariko wambaye neza Aisha. Thank you. Wambaye urukweto rwiza kabisa. Se wigereka akaguru ku kandi. Oya, anisete ntajya nzuminga inkweto yanjye. Mama. Sorry. Kuwongeye se kandi mama gihari. Gutya rero kwicara gutya nyabishobora. Uyu mukobwa bishobora kuba byararangiye bimwe. Oya. Nyine arimo kwigana, kandi ngiye nanga umuntu wigana. Basigaye bigana abanyamahanga ngo iyo utageretse akaguru ku kandi ntago uri kwereka abantu ko ufite akantu mvugana amafaranga. Hari abantu benshi yumva ko amaze kugira akantu, bikarangwa n'iki no kugereka akaguru ku kandi buri mwanya. Ubundi kiranazira mu muco nyarwanda kuba uri kumwe n'abantu nkawe uri umugabo arakuzingira ikize, arimo kukuzinga nawe ukabyemera. Wese wigeze ukagereka, nanjye sinakageretse. Ntibyanabaho no mu ndoto ntibyabaho, ariko tuba duhanuye ubu nta kibazo, ntabwo azajya byongera. Namusabye imbabazi ntabwo nzongera. Ndakubabariye. Ego. Noneho ngo ushaka kugaragaza ngo ko kantu kaje kandi ntabwo ari byo. Oya mu muco, ariko buriya mu muco nyarwanda iyo uri wenyine wagereka akaguru ku kandi uri wenyine, ariko mu gihe uri kumwe n'abandi bantu kugereka akaguru ku kandi ni bibi. Cyangwa se twicaye tuganira nk'ubu wajya kubona ukabona umuntu mu minota 0 abaye bize arebye muri telefone
mbega ukuntu bisekeje akajya yisetsa ubusa ibyo ni ibiki ntabwo ari umuco mujye burebera ku babyeyi nka mama buriya tuba tugenda tugira utuntu dutakaza tw'indangagaciro turadutakaza kuko niba uri kumwe n'abantu mwashyikiranye muhuje urugwiro muganira muri mu mujyi umwe urabyumva umujyi umwe urawuzi hanyuma ugatangira ukiherera ukaba bize ukajya muri telefone ari byo ukajya usekana wa muntu urimo hano muri telefone musekana mwandikirana museka ba bantu muri kumwe buriya ibintu batekerezaga n'ibiganiro byakugirira akamaro ntabwo uba ukibyumva basigara ari babiri niba bari batatu nk'uko turi batatu bivuze ngo gushyira akaguru ku kandi ku mugore cyangwa umukobwa byamera nko kuvuga mu izina mu ruhame uri umubyeyi ariko buriya ni kimwe kuvuga izina ryanjye numva ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ahubwo buriya wenda guhamagara nyokobukwe mu izina ese nyokobukwe witwa nde sinjya mvuga amazina ye naringize ngo ugiye kubivuga wenyine nawe buriya uvuga mu izina iyo bibaye ngombwa kubera ko wenda turi mu kazi tuba turi mu kazi n'ibyo wenda duhuriyeho by'ubucuti abantu si ngombwa iyo bibaye ngombwa ariko buriya mubaye muri mu ruhame muganira ukaviriye ati umubyeyi ati runaka ati nanone biba birimo ikibazo ariko buriya no kujya guhagarara ku gasozi ugahamagara umugabo wawe yewe runaka we yewe bigaruka we yewe niseti we nuko nta nubwo avuga iryo buriya abantu adafite abana batarabyara wamuhamagara ngo iki yewe se yamenya niba ari kumwe n'abandi bantu yamenya ndimo mama biziranyeho arakwitaba yewe ra nikora umva ukagenda umukurikiye umwirukanka inyuma wenda yihuse atakumvisha nikora hagarara nkubwire hari ikintu nshaka kukubwira utari wagenda arahagarara ukamubwira sinzi kera ntabwo byabagaho ko ugenda ugahamagara nyokobukwe mu izina ariko n'ubu dukwiriye kubigira umuco ntabwo byabagaho ubu yazi ntabwo ari ibintu mama ese umwise mama bigutwaye iki kandi buriya cita umuntu wakubyariye umugore n'uw'agaciro cyangwa se wakubyariye umugabo n'uw'agaciro ntabwo ari uwo kwirirwa uzunguza mu kanwa umunwa wakurenze uzunguza ababyeyi ba niseti urumva ni ababyeyi bakomeye kuri we yarakaye none se ntabwo ashaka ko mama nika amenya ko mukundana ntabyo ashaka none se yakoze amatuza y'iki mama ntidushaka gushyingira niseti uyu mukobwa aniseti rero buriya ntabwo aramenya ibyiza byo gushaka ariko ubundi buriya yakurebeyeho aniseti ngewe mbona nyamara akwiriye gukurikiraho nyamara nta rufunguzo wamuhaye niwe nagihaye kandi we nayisha nkurikije ukuntu iyo turi bukore ikiganiro baba babanye ubona ko bitari bibi pe ntabwo banarwubaka kuko baracyari abanyarwanda ntabwo barahinduka ubu se yujuje ibyangombwa Aisha ibyangombwa ushaka kuvuga yaboshye ibirago ndumva bimaze kuba 100 angahe yaraboshye acimye agakubura urugo rw'iwabo rugasa neza mbese ugasanga hakuzi ko uwo yarayicuma neza nuko agakubura urugo rw'iwabo akuhira indabo none se ko munsetse aje kuri guseka nese ko munsetse mvuze ntabwo uzi ko ari defo imye yisumbana ntabwo ikubura neza igenda isiga imyanda inyuma bisaba ko ibireshya kandi umujyi umwe ku buryo ukubura numva cita ku ntazi ikinyarwanda ndabizi cyane numva ku ntazi ikinyarwanda ngo bigenda umujyi umwe kandi iyo bigenda umujyi umwe ni nabwo bigenda neza yisumbana rero
uri gukubura nk'imbuga ndi kuvuga imbuga za kinyarwanda nawe kuko nawe umwero kubangamira iyo usumbana ubyumva ko haburamo nk'imbuga za kinyarwanda zitari iz'amakaro imbuga zirimo amabuye zirimo ibyatsi ukuramo n'imyanda yavuyemo wufira n'ibyatsi nyabusa ntibizatange abashyitsi mu irembo ngo bize ayishobora kubyumva cyangwa ndi kubyumva uri kwitekerereza ndi kubyumva ariko mwari munsetse ntibaje se umukecuru ni iki cyavuze oya ntabwo twari gusetsa turi kuvuga uburyo iyo isumbana ari defo yego rata kandi ikindi buriya yisha kuriya wari watangiye kumanika akaguru ubushize mama yabwiye Nadia ko bishobora kuba ari bya bindi usanga umugore ashaka kujya hejuru ku mugabo ntabwo kuri iki kigo nyine buriya gutyo bitangira aho kugira ngo umufate ishati ariko icyo kinyarwanda ni mama ucyumva ntabwo uri kumva ibyo tuvuga urafata umugabo amashati ni ugushaka kurwana nawe iyo ufashe ipantaro uba ugira ngo atazagucika akajya ahandi urumva se ntubyumva erega murakiga mwarangiza kaminuza mwagerekaho dogutora murakiga kandi kamubwire Aisha igihugu cyacu kirimo abakuru n'abato abakuru turimo kurenga hanyuma se mwe muzahingukana iki muzabwira babana barumuna banyu cyangwa abana banyu muzabyara ni ukubigira kwigira kuri aba babyeyi kandi numvise hari ibintu byinshi utazi niyo mpamvu umubyeyi avuze ati urakiga buriya kuba byegereje cyangwa byageze impanuro ziba ari ingenzi cyane niyo mpamvu ba nyirasenge bashimirwa mu bukwe umukobwa bashimira amwenyura cyane nabyo wumvise impamvu yego ni iyihe n'inama zabo nyine baba baragiriye umuntu hanyuma ba onkere ntazo baba baramugiriye onkere biragoye kubera iyo uri umukobwa onkere ntabwo mwisanganamo cyane ariko mbaye inyogosenge cyangwa shangazi ariko shangazi biki nyogosenge masenge nyogosenge umuntu uvukana na so masenge kenshi niwe wakugego ariko buriya nyine w'umumama w'umubyeyi yaba ari nyoko wanyu cyangwa nyogosenge aba afite byinshi byo kukubwira abazi nibanga abakobwa bavuka muri uwo muryango bakwiriye kwihariraho mbere yo kurongora yego hari n'umwihariko wo mu muryango ukavuga uti buriya nyogosenge ni umuntu ukomeye kera bwo abantu bakurikira ngo hano urebwo bazayibona ikiganiro kinyuraho tugiye kujya tuvuga ku bya kera uko kera nzagutumira shita mu ngingo yo kurambagiza nzagutumira hanyuma ego hanyuma gufata irembo se nabyo urabizi hanyuma rero umwana yagezaga igihe cyo gushaka bakamwohereza kwa nyirasenge nyina si uko atarashoboye kuvuga ariko nyirasenge afite ukuntu yashimangiraga ijambo ku mwana rigafata ariko iby'iki gihe ni ukwigendera gutyo atarabanje kujya kwa nyirasenge ariko ndavuga ku bamufite utamufite ubwo ni uko byagenze mwihangane ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo aho ugiye aho wirirwa uzahasanga nyoko wanyu uzahasanga nyogosenge ushobora kuba nyogosenge ukaza akanganiriza uti bimeze gutya na gutya nkakugira inama menyera niba koko buriya Aisha impamvu tukwigisha ibi niba ujya utaha ubukwe ujya ubona ko ijambo rya nyuma mbere y'uko umugeni bamutanga babaza nyirasenge niba uwo mukobwa ahari ndetse n'ibyangombwa byo kuba yarongorwa byuzuye kugira ngo badatanga umugeni w'igice ariko rero nanone kera nabwo hari abapimaga umuhungu ko agiye kubaka urugo azarushobora azaba umugabo ubereye urugo umugabo uzamenya umugore we akamenya abashyitsi akamenya abana yabyaye nawe hari igipimo bamupimiraga mukurikire ngo uhanure TV muzabibonaho byinshi ibisobanuro ibintu nk'ibi ngibi ba Aisha ntibabazi ibyo ari byo niyo mpamvu impanuro zanyu ziba ari ingenzi nka Aisha arabyumva agahita aseka agahita yumva bidasanzwe ariko ni inyigisho akeneye nk'umukobwa
ndetse n'abari bakuru nabo baba bakwiriye kubimenya kugira ngo bazabitoze abakiri bato. Gutebutsa uzi ibyo ari byo? Gutebutsa ntabyo nzi. Uzakurikirana Impanuro TV rero. Yego ndayikurikirana ariko njyewe nakoze subscribe rwose. Ibyo ni kuri iyi chaîne YouTube ya Mama Nick, atangaho ibitekerezo uzajya umwandikira. Aba no kuri Instagram naho abaho, wamwandikira ukamuha ibitekerezo ukamubwira ati ariko uzavuge ku ngingo iyi n'iyi, kubera yuko nibo babibayemo. Muri iki gihe abakobwa bajya kwa nyirasenge ubu ni bake, akabishye n'umufite. Hari n'igihe ategura n'ubukwe nyirasenge batabizi, bakazabimenya ubukwe bwegereje bari gushaka kubashakira imikenyero. Ariko we nk'umuntu wabinyuzemo, uzi uburyo umukobwa yategurwaga, uzi uburyo umusore yategurwaga, ibyirambagiza, iby'inkwano, ibyo byose ni umuco wacu, ibintu dukwiriye kumenya kugira ngo bikomeze kugenda neza mu muco. Hanyuma rero reka dusabe director wa Bigaruka series nawe yegere hano hafi kugira ngo intebe turaje tumwakire mu kanya. Bigaruka nguyu nawe yaje, ibwira abantu bari kurira kuri Chita Magic TV ubwa mbere bakubonye. Araje tugira imbeho nibyo Director se? umeze ukuntu yanjye ntago umushakamba hisagira imbeho mu aya nukuri imbe iranyije. Director ibwira abantu rero, ni wewe director muri Bigaruka series, ni mwebwe mukora iriya projet, ukaba nawe ari wowe Bigaruka. Ibwira abantu bari kureba Chita Magic TV uri mu ntoki. Ndabashimiye Chita Magic TV. Zamura mikoro nka gutya Ndabashimiye Chita Magic TV ko mubashije kunyakira. Koko ninjye Bigaruka muri filime, ariko amazina yanjye nitwa Jules Nshimiyimana. Ninjye mwanditsi wa Bigaruka, nkayiyobora, nkagerageza no gushaka uburyo nyine aya mashusho yabageraho mu gushora two dufaranga. Yego. Witwa Jules Nshimiyimana. Ninjyewe director wa Bigaruka, nkaba n'umwanditsi wayo, nkaba n'umuproducer. Filime igakorerwa mu nzu yanjye bita ni wowe nyiri mafaranga. Brotherhood. Yego. Hanyuma Suleiman ryo riza gute? Suleiman ni ry'idini. Yego. Suleiman Jules yego. ibindi Chita oya ubigira intambara, reka nkubwire uko byasa kose. Ntabwo hari umuntu uvukira mu idini, hari n'umwinjira dini. Ese nimba narinjiye idini ni ikibazo. Hari umwinjira, hari umwinjira ni iki? Hari umwana wavukiye mu idini, hari umwana wavukiye, hari n'umwinjira dini. Ese Chita koko nimba narinjiye mu idini ni ikibazo. Muri ibyo byose uri umwinjira dini. Yego. Nese yavukiye mu idini. Amazina yanjye njyewe navutse ndi umukristo, nkuze ninjira mu idini. Chita ni ikibazo. Kwiranga muntu ibyanditse Nshimiyimana Jules. Suleiman ni izina nahawe nkuko wajya kubatizwa nyine bakakongereraho irindi. Wabigenje gute rero kugira ngo bigereho uhuza aba bantu n'abandi bose muri sinema? Bo bisa nkaho ari gakeya njya ngaragara mu itangazamakuru, ariko ubundi muri iyi game ya filime ninjemo 2012. Katari tangaye. Winje muri 2012 ukora ibiki muri sinema? Ninje muri 2012 nari nkiri gato kuri taye, nkunda gukina ariko nkabitinya, nkavuga nti ntago byaryoha. Nibera umu director, nkora filime Ruganzu 2013. Ni filime yamenyekanyeho hano, yari irimo bari abantu barabastari kuri kiriya gihe, Fabiola, Manzi, Damuru, Muniru yararimo. Oya, Muniru ntago yakinnye muri Ruganzu, yitiranyije n'Urugamba. Ni Rugamba. Urugamba n'urwa nyuma ya Ruganzu. Ruganzu ni 2013. Urwejo ubundi 2017 gutyo. Yego. Nuko biza kuvaho twegera imbere 2014 nibwo bwa mbere twakoranye na Mama Nick, akaba Mazoena muri Bigaruka. Mwakoranye bwa mbere muri iyi filime? Filime bayita Icuraburindi. Ni filime nene najyanye muri anyihanganire n'ubwa mbere mbivuze ntabwo abimenye, ntigeze abimenya, nta nabantu bigeze babimenya. Yagiye muri ZIF, ni Zanzibar International Film Festival. Icyo gihe yari filime gakondo, traditional, nta nzu nimwe yari irimo, bari bambaye ndabyibuka nambaye utuntu
utuntu duciri hatwishabure yebaba we yebaba mbe mbona nge nabonaga ari nka mu myaka nk'ijana ishize yari yakoze filime nziza kandi ubona ya kinyarwanda abantu dukinira mu mashyamba ubona abagabo bambaye kinyarwanda biriya bya kera by'inshabure utuntu babaga bikinzeho hano mbese ukabona nahise mbona mvuga ntisha bene izi filime ziba zihenze ariko zibaye zidahenze nibyo twajya dukina abanyafurika cyangwa se abanyarwanda. Hanyuma filime za kujya muri festival yego kugenda gute no kugira ngo uhuze inkindi ubwo rero nyuma yaho ubwo ntangiye gukora bigaruka urumva mama umva twari dukorana inkindi rero naje gutangaza casting rwose yaje anakererewe yaje twaranarangije ariko murebye kubera ko urumva kuri experience mfite ntabwo ari nini cyane ariko nta nubwo yaba nto yatuma ntabasha kureba umukinnyi bitamubonamo umukinnyi nagombaga gukoresha hanyuma mpita muhuza na mama kubera ko nabonaga ari we muntu ushobora kumubyara bigakunda kandi karakteri nari mfite uyu yagombaga kwambara ya Zuena nabonaga yifitinga mbahuza basi aba mama Zuena abazuena harashya nyine bibukuntu ahita hashya. Hanyuma rero abantu bakurikira gute bigaruka Aisha avuze ko itamukana kuri Flash TV abantu ni gute bayireba rero bigaruka rero kuyireba ni ukujya kuri YouTube aho bashakira nk'ibisanzwe ugasacinga ukandika bigaruka series iraza tumva tugeze kuri episode ya 18 wasubira inyuma ntago ziraba nyinshi ugatangira ukareba kuri season ya mbere twacyashutinga season ya mbere ubwo rero tuyishyiraho rimwe mu cyumweru kwa kabiri nk'ubejo turashyiraho episode ya 19 ariko turashaka no gutangira kuba twayabaha nka kabiri mu cyumweru bitewe nuko akabaraga kazagenda kaboneka uba supporting rero mugende muyirebe. Hanyuma kuri Flash TV itambuka ryari Flash TV itambuka saa 11 z'umugoroba buri cyumweru nk'ejo yaciyeho buri ku cyumweru saa 11 z'umugoroba yego nibyo ngibyo ni bigaruka series barije kongeraho iki Aisha nabikoze ko ari saa 11 ni kuri Flash TV mushyigikire filime yabo. Hanyuma rero mbere ko tugana ku musozo reka dukomeze kuri Mama Nick ni yihe mihigo ufite muri 2022 ni ibihe wifuza kugeraho ibintu nifuza kugera muri uyu mwaka twinjiyemo Imana yaramfashije mwinjiramo amahoro ibindi biri imbere ni Imana ibiza ariko umuhigo wanjye numva ni ugukora cyane hanyuma nkarushaho gutanga inyigisho zica kuri cano ngo Hanure TV ari byo zere impanuro zicaho zikaba zerekeranye n'ukuntu ibintu kera byagendaga kurambagiza umukobwa ese kureba ko yakuze ese umuhungu kureba ko yakuze niba ageje igihe cyo gushaka mbese muzihera ijisho mu bikurikirane kuko niyo ntego yanjye yo kureba abantu bakuru haganira nabo kuko buriya abantu bakuru ni igitabo n'ibitabo tudashaka kwegera abakiri bato ntibashaka kwegera ibyo bitabo ariko abantu bakuru ni ibitabo kandi umwegereye umuvanaho byinshi kandi bananavuga ngo utaganiriye na se wabo ntamenye icyo sekuru yasize avuze ubwo rero niyo ntego yanjye ikindi nkarushaho kuganiriza urubyiruko tuba turi kumwe usibye na filime tukaganira no ku bindi kuko hari byinshi abana bacu bakeneye kumenya hari benshi bafite inyota yo kumenya byinshi ku buzima bwabo kuzashinga ingo ku mibiri yabo ni byinshi bambaza ubwo rero numva Imana impagaritse ikampa ubuzima rwose iyo ntego nihaye numva nzayisoza. Hanyuma Aisha wowe gahunda nihe muri 22 22 gahunda nyine imihigo irakomeje nyine nk'ibisanzwe
Iyihe mihigo ufite muri 2022? sha mva afite imihigo myinshi, urumva nsoje amashuri muri 22 ngiye gushaka akazi ngo ni amafaranga hoya umugabo nawe nyine naboneka tuzamushaka inshallah bifashijwemo n'Imana. Ukumva no gushaka amafaranga nkasenga ibindi byose nyine ni nyagasani. Uzakomereza Imana izabigufashamo. Yego. Barakoze cyane kuva muri bigaruka series. Jire, mbere ko tukurekura gira ikintu ubwira abantu bari kukureba none anga ijambo riri ku mutima wa mbere ko dusoza. Nukuri ijambo riri ku mutima wanjye reka ndivuge ndeba kamera. Ijambo riri ku mutima wanjye muntu ukurikiye Chita Magic TV. Nukuri turacyafite urugamba runini kuri sinema yacu, ariko dushimishijwe nuko uko bwije nuko bukiye tugenda dutera intambwe. Ndagusaba kujya kuri iyi channel ya TV Chita Magic TV ukareba bigaruka, ugasubscribinga, ukagiduha n'ibitekerezo, kuko natwe ntabwo ntekereza ko twabikora neza kurusha abandi, ariko hamwe nawe wadufashije dushobora kwegera imbere tugakora n'ibyiza kuruta n'ibyo hanze. Turabasaba rero ko mudufasha, kandi intego ni yayindi, no gukomeza gukora ibintu byiza. Dushobora gukora bigaruka ikarangira tugakora indi, ariko turashaka gutera ikirenge tugasohoka u Rwanda. Iri jambo muri zirikane nyuma y'umwaka wa 2022 muzarimbaze. Mwakoze cyane rero mwebwe mwakurikiye ikiganiro ukunda Aisha, ukunda Mama Nick ndetse na projet bari gukora, mwayumvise ni byinshi, mubashyigikireho kugira ngo ibyo bifuza muri uyu mwaka bazabigereho. Wowe ukurikira Chita Magic TV, wowe ukunda cinema, nkwifurije ibihe byiza. Uyu mwaka wa 2022 uzakubere mwiza. Chita Magic.